ariko uko nakomeje senga muri 2003 numva ijwi riravugana nanjye ngo nihane ndinangira nyakubahwa Perezida Paul Kagame aza gutorwa n'abanyarwanda, ashyira inzira y'ubumwe n'ubwiyunge imbere, ashyira inzira yo kubabarira abakoze jenoside bayikorera abo Imana yaremye, arangije arabidukangura nk'abanyarwanda. Ariko nge nkumva yuko njewe kuko niciwe imiryango yose nta n'umwe ndi kumwe nawe ntawe nababarira. Byantwaye umwanya wo kubyumva, ariko igihe kigeze numva ijwi ndyamye rambwira ngo fata impapuro, ndandika, ntangira kwandika urutonde rw'abantu rw'amazina numvishe yabishe iwacu yose, ndayandika. Ari abafungiwe i Muhanga, hari abari bari muri Disney Futarani ku Muhima, hari abari bari i Nyanza ya Butare. Ndangije numva ijwi rambwira ngo ninandikire Perezida wa Repubulika. Nandikira na Mukanaganzwa Rivera ruhagaranye ko Gacaca muri icyo gihe, nandikira na Minisitiri w'Ubutabera Karugarama Tarisisi. Ndangije ayo maretere yose ndayashyikiriza kandi arakirwa, numva ndaruhutse mu mutima. Nsigara na kwibaza ngo ese babandi nababariye koko bazafungurwa? Ariko ni ikibazo nibazaga. Muri 2005 nyakubahwa Perezida wa Repubulika wacu w'u Rwanda Paul Kagame, papa w'abanyarwanda niko nge mwita dadi wacu, aza kuntumaho kuko ya leta nanditse yamugezeho. Anumaho Minisitiri w'Ubutegetsi bw'igihugu icyo gihe ari James Musoni, baraza barantora, ndagenda ngera muri Perezidansi ya Repubulika. Hanyuma ndakirwa neza, yewe nariye no ku ifunguro nanjye nari nateguriwe. Isaha igeze mu masaa 9 mpura na nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame, arambaza ati niwe Habakuki? Emmanuel ti niwe wanditse iriya letere? Yego. Tuwabitewe n'iki? Ndavuga ati nyakubahwa Perezida wa Repubulika, nasomye ijambo ry'Imana rirambwira ngo nintababarira abantu ibyaha bankoreye nanjye sinzababarirwa. Nukuri numvishe nishimye kuba iretere nari nanditse ntanga imbabazi ku bantu bishi wacu umukuru w'igihugu nyakubahwa Perezida Paul Kagame yaramugezeho, akananumaho akambona ku maso ku yandi. Ntabwo byagarukiye aho. Kumbwira ayo magambo yaberekesheje kunsinyira sheki ya miliyoni 10. Ndagira ngo mbabwire uko abantu bavuga umukuru w'igihugu siko ngiye namubonye. Ni umubyeyi w'abanyarwanda bose. Dushima Imana n'ubundi duhaye uburyo bwo kuboneka muri studio za Excellence TV. Hari haciyeho iminsi, ariko twagarutse kugira ngo tubabwire za nkuru nziza za Yesu Kristo z'ubwami bw'Imana, ko Kristo ashobora kuruhura abantu barushye, imbaraga ze muri Kristo Yesu. Dukora ibiganiro bitandukanye muri Excellence TV. Ni muri urwo rwego n'ubundi dufite umukunzi wacu, umushyitsi wacu, Pastor Habakuki Emmanuel. Muraho? Muraho neza. Imana irabarenze neza? Ni ukuri turashima Imana. Imana yacu nishima. Amen. Rero twagiye twumva ku buhamya bwawe ibintu Imana yagiye ikora mu buzima bwawe, ukuntu Imana yabanye nawe muri jenoside ikakurinda, uri umwana muto ukarokoka, ikabana nawe nyuma yaho uri imfubyi. Turagira ngo uze gusangiza abantu badukurikiye ibintu Imana yakoze mu buzima bwawe, n'ukuntu waje kujya kwa nyakubahwa Perezida wa Repubulika, mbese abantu bumve uburyo Imana yabanye nawe mu rugendo rw'ubupfubyi, na nyuma yaho ukuntu Imana yagiye kubaka, ukuntu Imana yagiye gushyigikira. Ubwire abakunzi bacu ibintu Imana yagiye ikora mu mibereho yawe, ko Imana yacu itajya itererana abantu bayiyambaje,
ari nkuko abapasiteri mu bivuga cyangwa ijambo ry'Imana ko Imana ngo ni umugabo w'abapfakazi Yesu akaba na se w'imfubyi. Niko ijambo ry'Imana rivuga. Niko kuri? Niko kuri. Ni ukuri kose ko mwijuru. Aha, mbere yuko twimbika rero ngo tugiye ku buhamya bwawe, ubwira abantu badukurikira ubuhamya bwawe, banze usenga Imana, noneho Imana ize kubana natwe cyangwa ize kubana nawe muri ubuhamya ugiye gutanga kugira ngo buzagire imbaraga, buzagire ibintu bukora mu buzima bw'abantu bazabukurikira, yaba bari mu Rwanda ndetse no ku migabane yose y'isi, abantu bazabukurikira bazagira aho bava ndetse bagire n'ahantu bagera. Imana iguhe umugisha. Amina. Reka dusenga Imana. Mwami Yesu, Mana nziza, Mana ikomeye, ndagushimiye ko wabanye nanjye, ko wabanye n'u Rwanda n'abanyarwanda, izina ryawe rihabwa icyubahiro. Waraturinze ntitwapfuye, turacyariho kuko wemeye ko tubaho. Uturindana n'ubwoko bwawe, izina ryawe rihabwa icyubahiro. Kubw'uyu mwanya rero w'ubuhamya, reka uza kubwumva, Mana uremesha umutima wiwe kandi agarukemo ibyiringiro, mu izina rya Yesu, amen. Amen. Murakoze kuma uyu mwanya wo gutangamo ubuhamya. N'ubundi nitwa Habakuki Emmanuel, ndi umupasitori, mvuka mu ntara y'Amajyepfo y'u Rwanda, mu cyahoze ari komine Nyamabuye, akarere ka Muhanga uyu munsi, umurenge wa Nyamabuye, akagari ka Gahogo, umudugudu wa Nyarucyamo ya mbere. Ndi umwe mu bana batandatu twari tuva inda imwe, basigaye ababyeyi banjye bapfuye mu 1994 bishwe n'interahamwe mu gihe jenoside yakorerwaga Abatutsi. Data nawe yari umwe mu bari barimo barahigwa, cyangwa umuryango wanjye wose, haba iwabo mama n'iwabo papa. Ni ngere wabashije kurokoka muri iyo miryango yose, mu bo tuva inda imwe cyangwa iwabo papa n'iwabo mama, ni nge wasigaye. Ndashima Imana rero ko Imana ariyo yaturokoye, kuko ijambo ry'Imana yatubwira neza mu rwa kabiri Pawulo yandikiye Abakorinto igice cya mbere umurongo waho wa 10, aravuga ngo yaturokoye urupfu rukomeye rutyo nanone iracyaturokora. Bene data mukurikiye ubuhamya bwanjye, njyewe ndashima Imana yuko Imana yabashije kubana na leta ya FPR Inkotanyi, yari iyobowe na Perezida Paul Kagame, bakaturokora. Nukuri Imana ihumugisha nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame, ihumugisha Inkotanyi zitanze zikamena amaraso kubwo kugira ngo batabare u Rwanda n'abanyarwanda abari barimo baricwa muri icyo gihe cya jenoside yakorewe Abatutsi. Rero nkuko muri kubyumva, navutse mu bana batandatu bicanywe na papa na mama, njye warokotse muri bo. Hanyuma iwabo mama n'iwabo papa bose mu cyane hari habuze ari mu cyahoze ari Gitarama, ariko data ni mu cyahoze ari komine Nyamabuye, ubu ni mu karere ka Muhanga. Mama ni mu cyahoze ari komine Taba, ubu ni mu karere ka Kamonyi. Nshima Yesu rero yuko yavuze ngo sigaraho Habakuki Emmanuel, abari wowe ukomeza kuzamura ibendera rya Kristo ndetse no kuzamura ibendera ry'igihugu cyawe. 94 urugamba rwo kubohora u Rwanda rurangiye, nabaye mu buzima bw'ubwegunge, nderwa muri Oruferina yo muri Jam Ishyogwe, ariko 98 nza kuvamo nderwa n'umugabo witwa Kayitare John, ubari mu Miduha i Kigali, umubyeyi mwiza cyane nkunda. Ndashimira Imana rero yuko ubuzima nabayemo
itorero rya ADPR ryakomeje kumba hafi, rinyigisha kwizera Kristo, mbatirizwa muri paruwasi ya Gahogo, umudugudu wa Gahogo, Muhanga nyine Igitarama 98. Ndigishwa mvamo umwigishwa mwiza, ariko nsigara n'intimba yo kuvuga ngo ndi njyenyine, nta muryango hirya no hino gakondo y'iwacu nta numwe wari ukiriho. Sinari nakamenya naho baherereye. Hashimwe Yesu, kandi hashimwe n'u Rwanda rwacu ruyobowe na Nyakubahwa Perezida Paul Kagame, bakomeje kuba hafi y'imfubyi ndetse n'abapfakazi za Jenoside yakorewe Abatutsi, bakomeza kuduhumuriza. Niga Ishyogwe, nsoreza Gabiro High School mu Mutara. Imana rero yaje gukomeza intezi intambwe yo kwishyiramo icyizere cy'ejo hazaza. Niko nakomezaga kwegera bene data dusengana, ariko nkumva ndacyafite ingingimira ko abantu ari abagome. Nkumva muri nge nubwo ndi umukristo, ikintu cyitwa umuhutu ntiyageraho. Ariko uko nakomeje senga, muri 2003 numva ijwi riravugana nanjye ngo nihane. Ndinangira. Nyakubahwa Perezida Paul Kagame aza gutorwa n'Abanyarwanda, ashyira inzira y'ubumwe n'ubwiyunge imbere, ashyira inzira yo kubabarira abakoze Jenoside, bayikorera abo Imana yaremye. Arangije arabidukangura nk'Abanyarwanda. Ariko nge nkumva yuko njyewe, kuko niciwe imiryango yose nta n'umwe ndi kumwe nawe, ntawe nababarira. Ubwo nari ndi mu butumwa bwiza Igihundwe, nibwo ijwi ryansanze rambwira ngo nihane amoko nzahabwa umugisha n'Uwiteka. Nyoberwa umuntu urimo urambwira, ariko ryari ijwi ry'Uwiteka, ko si umuntu nabonaga imbona nkubona. Bene data byarangoye, aho ni muri 2004, ariko igihe cyarageze nca bugufi ndihana. Ubwo nihanaga icyo cy'amoko, hihannye benshi muri iryo teraniro Igihundwe. Imana ingaragariza yuko yashaka kugira ngo mbere urufunguza abandi mu kwihana ibintu bigendanye n'ingengabitekerezo. Nsomye ijambo ry'Imana muri Matayo ibice 6 umurongo wa 14 n'uwa 15, harambwira ngo nintababarira abantu ibyaha bakoze bankoreye, nanjye na Data mu ijuru ntago azambabarira. Ariko nimbababarira, nanjye na Data mu ijuru azambabarira. Byantwaye umwanya wo kubyumva, ariko igihe kigeze numva ijwi ndyamye rambwira ngo fata impapuro. Ndandika, ntangira kwandika urutonde rw'abantu rw'amazina numvishe yabishe iwacu yose, ndayandika. Ari abafungiwe i Muhanga, hari abari bari muri Disney Futarani ku Muhima, hari abari bari i Nyanza ya Butare. Ndangije numva ijwi rambwira ngo ninandikire Perezida wa Repubulika. Nandikira na Mukanaganzwa Rivera ruhagaranye ko Gacaca muri icyo gihe. Nandikira na Minisitiri w'Ubutabera Karugarama Tarisisi. Ndangije ayo maretere yose ndayashyikiriza, kandi arakirwa. Numva ndaruhutse mu mutima. Nsigara na kwibaza ngo ese babandi nababariye koko bazafungurwa? Ariko ni ikibazo nibazaga. Muri 2005 Nyakubahwa Perezida wa Repubulika wacu w'u Rwanda Paul Kagame, papa w'Abanyarwanda, niko nge mwita dadi wacu,
aza kuntumaho kuko ya leta nanditse yamugezeho, anumaho minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu icyo gihe ari James Musoni, baraza barantora, ndagenda ngera muri Perezidansi ya Repubulika, hanyuma ndakirwa neza, yewe nariye no ku ifunguro nanjye nari nateguriwe. Isaha igeze mu masaa 9 mpura na nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame, arambaza ati niwe Habakuki? Emmanuel, ti niwe wanditse iriya letere? Ti yego. Tuwabitewe n'iki? Ndavuga ati nyakubahwa Perezida wa Repubulika, nasomye ijambo ry'Imana rirambwira ngo nintababarira abantu ibyaha bankoreye nanjye sinzababarirwa, ariko nimbabara nanjye nzababarirwa. Yahise ambwirije amagambo abiri ngo ningende mbwire urubyiruko rw'u Rwanda rwiyubake, nirumara kwiyubaka rwubake n'igihugu cyabo. Nukuri numvishe nishimye kuba iretere nari nanditse ntanga imbabazi ku bantu bishi wacu umukuru w'igihugu nyakubahwa Perezida Paul Kagame yaramugezeho, akananumaho akambona ku maso ku yandi. Ntabwo byagarukiye aho, kumbwira ayo magambo yaberekesheje kunsinyira sheki ya miliyoni 10. Ndagira ngo mbabwire uko abantu bavuga umukuru w'igihugu siko ngiye namubonye. Ni umubyeyi w'abanyarwanda bose, ni umubyeyi wa Afurika, ni umubyeyi ngiye mubara mu bapasitori niyo mushumba dufite mukuru mu Rwanda. Amagambo yambwiye ngo ngende mbwire urubyiruko rw'u Rwanda rwiyubake, nirumara kwiyubaka rwubake n'igihugu cyabo. Numvishe yuko ari njye abibwiye, nishakamwo igisubizo, niremamwo kumva yuko imbabazi natanze zigiye kumbera igitangaza cy'umugisha. Nukuri iyo umuntu ababariye yakira umugisha. Izi sandi kubabwiriraho ubu buhamya, uyu munsi nahawe umugisha uvuye mu biganza bye, niteza imbere. Ndafite inzu mu kagari ka Gahogo i Muhanga mu murenge wa Nyamabuye muri umudugudu wa Nyarucyamo ya mbere, kandi narize, kandi uyu munsi wa none ndi umushumba, ndi umupasitori. Nasutsweho amavuta, nerejwe kuba umushumba muri 2005 mu kwezi kwa 7 ku itariki 20, kandi ndabikwiriye kuko mu mutima wanjye numva natanze imbabazi. Si ibyo gusa, gakondo y'iwacu yose, haba kwa mama haba no kwa data, Imana yarayingaruriye. Hashimwe Yesu wangaruriye iby'iwacu uyu munsi wa none, nkaba mbifite nanjye ndi mu Rwanda, mfite aho ntuye, mfite kubaho kwiza. Kandi uyu munsi wa none ndimo ndakangura buri muntu wese kugira umutima wo kubabarira, atarebeye kwironda akarere, atarebeye ku kindi cyose, ahubwo yumve ko ari umunyarwanda, ahubwo yumve ko ari umukristo. Kuko ijambo niryo ritubwira ngo twiyambure imirimo ya kamere yose. Kamere rero narayitaye. Uyu munsi wa none mfite ibihamya bifatika byuko nihuriye n'umukuru w'igihugu, byuko Imana yandokoye jenoside yakorewe Abatutsi, ikaba n'umutima wo kubabarira abakoze ayo marorerwa, yarangiza ikangira umuntu ukomeye wo kwamamaza ubutumwa bwiza bwa Kristo. Imana nibaha umugisha, Imana nibagirire neza. Wowe utarihana ngo ureke utandukane n'umutima wo kutababarira, uhereye ino munsi ufate umwanzuro ubabarire, ufate umwanzuro ubabarire, ufate umwanzuro wiyubake, wubaka n'igihugu,
wubaka n'itorero rya Kristo muri rusange. Kandi ndasengera muri iri jambo nk'uko Yesu yavuze mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Yohana ibice 12:18 ngo ni se w'imfubyi kandi n'umugabo wapfakazi. Wapfubyiwe ni wihebe, wamupfakaze ni wihebe. Yesu ni byose kumufite. Turacyafite icyizere cyo kubaho kuko dufite Kristo muri twe, kuko dufite u Rwanda rubereye, kandi u Rwanda turi kubaka twifuza rw'icyerekezo ejo hazaza hawe ni heza. Komeze kwizera Kristo mu izina rya Yesu, amen. Reka dusenge. Data wa twese, ndagushimiye ko wabanye nanjye, wandokoye urupfu rukomeye rutyo, nanone uracyaturokora. Twiringiye kuzakomeza no kuturokora. Gira neza imfubyi n'abapfakazi, gira neza abumvisha ubu buhamya, ubahe umugisha kandi ubaremo umutima wo kubabarira. Kandi mu izina rya Yesu Kristo, uzabwumva wese uzagiraho umukura bugiraho umushyitsa. Komeze guhereza umugisha igihugu cyacu, komeze kuturindira umukuru w'igihugu, komeze kubana n'inzego zose zimufasha mu komeza kurangura ibikorwa byose by'igihugu. Komeze Data wa twese kugira neza itorero rye muri rusange, ryongera abakizwa, rushyiremo ubumwe n'urukundo mu izina rya Yesu, amen.